mbanje kubasuhuza mwe muri kunyumva kakanya kanizere ko aho muri hose mumeze neza. Nge mwumva nitwa 2MC. Iki ni ikiganiro impamba y'ubwenge. Muri iyi minsi uko ndi kubona ibintu, ndi kubona ubuzima bwacu bwa buri munsi busigaye burangwa ikintu cyo kwiruka cyane. Sinzi niba namwe ariko murimo kubibona. Cyo bari kwirukaho cyane nibigendanye no kwibonekeza, aho urugusanga bamwe bashaka kubaho mu buzima ubemerera kugaragara nkaho bafite ubukire kabone niyo baba batabufite. Aho urugusanga umuntu yaguze ibintu bihenze birimo na telefone atabanje gutekereza kabiri ku nyungu azakura muri ibyo byose. Bari kurenga kandi bakajya kure, bakajya kugura n'imyenda ihenze kandi muri make nta bushobozi abifitiye, ahubwo ari ukugira ngo abandi bamurebe cyangwa se ngo bamwubahe biciye muri ubwo buryo bwo kwibonekeza. Urugusanga bamwe bitabiriye ibirori bihenze kugira ngo bakunde bagaragare nkaho bafite amafaranga menshi. Ibyo byose ngewe sanga impamvu ibitera ari ukutishimira uko bari, ahubwo ugasanga ari kugwana no kuba watari we. Kubirebana n'ubusugire, ubushobozi n'imitekerereze, ubushobozi bwawe nibwo bugomba kugena ukubaho, aho kubaho abandi bakugenera uko ukwiriye kubaho. Ukwiriye kumenya gutekereza uko ushoboye biguha amahoro n'iterambere rirambye. Kadufatira urugero ku mukinnyi wa siporo Julius Yego, mukinnyi ukomeye muri Kenya. Julius ntabwo yigeze abona amahirwe yo kubonana n'umutoza umwigisha, ahubwo icyo Julius yakozwe yigishiwe n'amashusho akuye kuri YouTube. Yaje kwiga uko batera icumu maze abyiga ashyizeho umwete yihanganye, maze mu gihe cy'imyaka mike yaje kuba umwe mu bakinnyi bakomeye ku rwego mpuzamahanga. Rero iki iyi nkuru itwigisha itwereka ko kugira ngo utere imbere udakwiye gutega ku bintu bikomeye cyangwa bitarimo ubushobozi bwawe. Icyo ugomba gukora, ugomba gukoresha ubushobozi bwawe uko bungana, irinde ubushobozi burimo kwihenda. Nanone kandi urugusanga abantu bahembwa umushahara muto bari gushaka kubaho nk'abantu bahembwa amafaranga menshi. Rero icyo ugomba gukora, ugomba kwiga gutandukanya ingenzi n'ibyo ushobora kwirinda. Nimba utunze telefone isanzwe ikora neza, nukwiriye kugira igitugu cyo gutunga ihenze idafite ikigufasha kirenze icyo ukoresha iyo usanganywe. Kubirebana n'ikibazo cy'amadeni, benshi mu rubyiruko bari gushaka kubaho ubuzima buhenze bafata amadeni y'inguzanyo yo kwishyura imyenda, telefone, ibirori n'ibindi byose bihenze bituma bagaragara neza. Rero iyo uri kugura ibintu udafitiye ubushobozi, menya ko uruguhemukira ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Reka dufatire urugero kuri Mike Tyson. Mike Tyson yigeze kuba umwe mu barwanyi bakomeye cyane ku isi mu mukino wa kombasi isi. Rero ibyo bigatuma acuruza amamiliyoni y'amadolari. Tyson icyo yaje gukora, yaje kwishora mu buzima buhenze. Ibyo byose yabikoraga atitaye ku mutungo we. Ibyo byaje gutuma atakaza byose. Ubu Tyson atuye mu buzima busanzwe kuko yasanze atakomeza kuba mu buzima buhenze aho zabayemo. Nicyo bigaragaza ko iyo udashyira ubwenge mu mikoreshereze y'amafaranga yawe, niyo wagira amahirwe akomeye mu buzima bwawe ushobora kukugora kubera ko nta mubare mu mikoreshereze y'amafaranga yawe. Rero icyo ugomba gukora, ugomba kubanza gutegura, kubanza gushaka ubwenge ku mikoreshereze y'amafaranga yawe. Rero kugira ngo ufate amadeni, iga kubaho uko ushoboye bihuye n'ubushobozi bwawe, kandi mu mafaranga make ufite wige gushora mu bintu bizakugirira akamaro mu gihe kizaza. Gira ubwenge bwo gutekereza neza no guhitamo ibyo ugura ni ingenzi cyane kurusha kwifuza kubaho nk'abo mutanganya ubushobozi. Kubirebana kandi no kureka ubuzima bw'igikundiro ukabaho ubuzima bufite inyungu, hari icyemezo cy'ingenzi ugomba gufata muri kano kanya. Turumva ushaka kubaho ubuzima bushimisha amaso y'abantu cyangwa ushaka ubuzima buzagirira akamaro ubuzima bwawe bwose? Cyo ngicyo nicyo ukwiye kwibaza muri kano kanya, maze natwe ukadusangiza igitekerezo cyangwa se igisubizo muri komenti. Rero nimba ushaka gutunga ibintu bikurusha ubushobozi, icyo uzabona kugira igitutu cy'abantu. Nukurikirana ugatekereza neza uburyo bakubona n'ibyo bakuvugaho, utekereza ibyo byose neza, uzasanga n'ubundi bitakwishyurira amadeni ufite cyangwa se bituma utera imbere. Shaka ikintu cyagufasha kwiyubakira ubushobozi buhamye. Kubirebana no kwiga kureka iby'ubusa, ugomba kumenya gutandukanya iby'ingenzi n'ibidakenewe. Niba ugiye kugura nk'ikintu runaka, banza wibaze kuri ibi: ese iki kintu ngiye kugura kizamara igihe kingana iki? Ese kizagira agaciro ku buzima bwanjye? Nanone wongere wibaze uti, ese ndacyifuza kubera abandi cyangwa ndacyifuza kuko nyikwiye? Rero nuhitamo kwiruka ku bintu by'ingenzi, urumvikana uzaba usize iterambere ryawe imbere aho kwiruka inyuma y'ibihendutse. Kubirebana n'ubwenge bwo gushyira mu bikorwa ibyiza, tangirira aho uri, ntutegereze ubushobozi buhanitse kugira ngo ube watangira gukora. Rero muri kano kanya niba ufite icyo ushoboye, ugomba kugishingiraho ukabona iterambere. Ikindi kandi ugomba gushaka uko wahora wiga buri munsi, kuko ntacyo wageraho muri buno buzima udafite ubumenyi. Ko ubwenge ubonye bushobora kugufasha gutandukanya ubuzima bw'igikundiro n'ubuzima burambye. Ikirenzeho kandi ugomba kugira umuco wo kwizigamira
kuko amafaranga make wizigamye uyu munsi ashobora kukurinda amadeni y'ejo hazaza. By'akarusho kandi ni byiza kumenya gukoresha amafaranga yawe mu buryo bw'ubwenge aho kwihutira kwishimisha gusa. Ikindi kandi ugomba gutekereza ku bwenge bw'ejo hazaza, ukanamenya yuko ibikorwa ukora uyu munsi bizagena ejo hazaza uko uzaba umeze mu myaka 10 iri imbere. Rero ntugatekereze ku byiza byo kwambara neza uyu munsi, ahubwo ugomba gutekereza n'ibyo ukora uyu munsi. Ko nutekereza ku byo uri gukora uyu munsi bizagufasha kugira ubuzima bwiza ejo hazaza. Ugomba kumenya ko kandi ubuzima bwose bwiza atari ukubaho nk'abandi, ko ahubwo ari ukubaho mu buryo butuma ugira iterambere rirambye, nta gitutu, nta madeni, ndetse nta no gushaka kwihesha ishema mu buryo budafite ishingiro. Rero aho kugira ngo wereke abandi ko ubayeho neza, ura cyane ushaka uko wabaho neza by'ukuri. Rero ibanga ry'ubuzima bufite agaciro ni ukumenya ko amafaranga cyangwa se ibintu bihenze bigena agaciro kawe. Kandi icyo ugomba kwibuka muri kano kanya ni uko ubushobozi bwo kwihitiramo ibyiza birambye buruta icyiza giciriritse cy'igihe gito. Reka tujye ku yindi ngingo nanone. Birorana n'ubuzima bufite intego, ugomba kurenga ubuzima bw'igikundiro hanyuma ugakora ibifite agaciro. Kuba umusore cyangwa se inkumi muri iyi si ya none bisaba ubwenge buhagije cyangwa se buhambaye, kubera ko isi iri kwihuta cyane. Mu gihe kandi abantu nabo bashaka kugaragara neza ku mbuga nkoranyambaga, bagashaka gutunga ibintu bihenze kugira ngo bumvwe, nyamara ntibibuke ko ibyo byose bitanga ibyishimo by'igihe gitoya. Ikibazo gikomeye ni iki ngiki. Ugomba kwicara ugatekereza ukibaza uti ese shaka kuba mu buzima bumeze gute? Shaka kuba mu buzima bufite icyerekezo. Nanone kandi nimba dukomeje kugendana, reka nkomeze ngugezeho inzira nziza yo kubaho ubuzima bufite intego, aho kugira ngo uhore wiruka inyuma y'ibyamamare runaka kandi muri make utazi n'aho byatangiriye. Nk'uko muramivuga, ugomba kumenya ko ubuzima bwawe atari amarushanwa ahubwo ari urugendo. Rero abantu benshi bibwira ko bagomba guhita bagera ku bukire cyangwa se ubuzima bwiza mu buryo bwihuse, aho benshi uri gusanga birukira inzira zigoramye aho gukora iyo bwabaga kugira ngo biyubakire ubuzima bw'ejo bwabo hazaza. Reka mbahe urugero rw'umukinnyi w'ikirangirire ku isi mu mupira w'amaguru, Cristiano Ronaldo. Ariko urabizi ko yakoze imyitozo myinshi kurusha abandi? Ni mu gihe bagenzi be bajyaga kwishimisha mu tubari, icyo gihe bagenzi be bagiye yaragifatiranaga agasigara mu myitozo ku kibuga. Cyo ugomba gukura muri ibi ngibi uko nta nzira yoroshye yo kugera ku ntsinzi. Rero nutekereza neza uburyo Ronaldo yarwanaga no guteza imbere impano ye, nawe urahita wiga ko nta gikundiro kiruta gukora cyane. Ufashe urundi rugero kuri Colonel Sanders washinze KFC, magambo arambuye Kentucky Fried Chicken. Iki umugabo yakoze, yashinze business yafite imyaka irenga 60. Ni nyuma yo gutsindwa inshuro nyinshi, abantu batangiye kubona ibyo akoze, batangira kumwita umusaza w'umusazi wavuze icyo akora. Ariko ntibyamuciye intege, yakomeje kwihangana. Ubu KFC ni imwe muri resitora zikomeye hano ku isi. Rero icyo bishaka kuvuga ntabwo ari igihe cy'imyaka uba ufite, ahubwo ni intego uba ufite mu mutwe wawe. Icyo twakwigira muri ibi byose, ugatekereze ko ugomba kuba umukire vuba cyangwa se kubonera ibintu icyarimwe. Ugomba kumenya ntiwibagirwe ko hari inzira yawe. Rero wihugira mu kureba ibyo abandi bagezeho ngo bitume wibagirwa aho wowe ugeze. Nanone kandi icyo nongeraho ibi ngiye kukubwira, ugomba kubizirikana, byaba na ngombwa ugafata agapapuro n'ikaramu ukabyandika. Menya ko ibyo ukora uyu munsi bizagena uko uzaba umeze mu myaka 10 iri imbere. Ibyo ngibyo ugomba kubitekerezaho neza kandi ukabizirikana. Nanone kandi ugomba kubaho uko ufite, ukanatekereza icyaguteza imbere. Ko hari abantu benshi usanga bafite imyumvire yo kubaho nk'abakire mbere y'uko baba bakire. Naho ibyo bidahagije kandi usanga bamwe bafata n'amadeni, bagura imyenda, amamodoka n'amatelefone, no kuba mu nzu zihenze zitajyanye n'ubushobozi bwabo. Ibyo byose kandi kibibatera babikora kugira ngo bereke bagenzi babo ko bafite ibyo bashoboye, kandi muri make nta n'ubushobozi bafite. Ingaruka y'ibi byose zisanga urara udasinziriye, urara uhagaze umutima uri hejuru kubera gutekereza kwishyura amadeni y'ibyo utapanze. Reka noneho nkubwire utuntu dutatu utaruzi ugomba kugenderaho kugira ngo bashe kubaho neza. Twara ibintu byawe ku murongo mu buryo watekerejeho neza. Reka tubivuge. Icyambere ugomba kumenya ni uko ubuzima atari uguhangana n'isi, ahubwo guhangana n'isi ni ukwishimira urugendo rwawe. Icya kabiri, menya ko ubukire bwa nyabwo atari amafaranga ufite, ahubwo ubukire nyabwo ni ubwenge ukoresha mu kuyabona. Aho ngira ngo urahumvise. Icya gatatu, nimba ushaka kuba umukire, tangira ugira akamenyero cyangwa se ingeso yo kwizigamira uhereye kuri buri kantu gato ufite, udatekereje kubanza kugira ibya mirenge. Reka noneho tubonere gufatira urugero rw'ubwenge mu bukungu. Umva ibintu bitatu ukwiye kwibaza mbere yo gukora igikorwa runaka cy'amafaranga. Ugomba kwicara ukibaza uti ese ibi bintu ngiye kugura cyangwa se ndimo bifite akamaro k'igihe kirekire cyangwa n'ibyishimo by'akanya gato? Nanone kandi wongere wibaza uti nimba ntacyo byakemura mu buzima bwanjye bw'ejo hazaza,
kubera iki ngomba kubigura. Nanone kandi wongere wibaza uti ese aya mafaranga wayashora mu bindi bizana inyungu kurusha iyi. Nanone kandi tutibagiwe ko hari abantu bashora mu kintu kimwe amafaranga bakazicuza nyuma. Nk'urugero nk'umuntu ushobora kugura imodoka ihenze akayigura mu madeni, kandi n'ubundi iyo modoka nta kiri bumwinjirize, ahubwo ariyo kumutwara amafaranga gusa. Umva, niba nta mafaranga menshi winjiza ntugatekereze ibyo byose bigutwara amafaranga yawe. Nanone kandi nk'umuntu dukomeje kugendana, icyo ugomba gukora no gutekerezaho muri kano kanya, ugomba kureba imbere yawe ukihangana ukanihesha agaciro. Abantu benshi bishakira ibyishimo by'ako kanya aho kugira ngo bashore amafaranga yabo mu bintu bifite inyungu z'igihe kirekire. Abahanga mu bukungu bavuga ko umuntu ushobora kwihangana no gutegereza igihe kirekire aba afite amahirwe menshi yo kugera ku ntsinzi kurusha wa muntu ushaka ibyiza by'ako kanya. Dufatiye nk'urugero ku mugabo Jeff Bezos watangije Amazon. Jeff yatangiriye business mu nzu ye, ikindi kandi ntiyaguraga ibintu bihenze, ntiyari afite n'amafaranga menshi, kandi ntiyashakaga kugaragara nk'umukire. Icyo yakoze yakomeje gukora cyane, ubu ngubu ni umwe mu baherwe bakomeye cyane ku isi. Rero urabyumva, iyo aza gushaka ubuzima bwo kwishimisha Amazon ntiyari kubaho. Umva nanone amahitamo abiri ukwiriye kumenya. Umva amahitamo ya mbere, ushobora kwishimisha ubu ngubu ukagura ibintu bihenze ukambara neza, ariko nyuma y'imyaka 10 ukaba ntacyo ugezeho. Amahitamo ya kabiri, ushobora gukora cyane ukihangana ukizigama, hanyuma nyuma y'imyaka 10 aba umuntu ukomeye kandi wubashywe. Icyo ukwiriye kudasiga cyangwa se ngo wirengagize, ugomba kugira umuco w'ubushishozi mu buzima bwawe. Ubuzima bwiza bwera ku kumenya iby'ingenzi no kwirinda igihutiraho. Rero nawe ibyo utabyumvise neza, nkufitiye n'ibindi by'ingenzi ugomba gushyira imbere. Icya mbere, ugomba gushyira imbere ubumenyi aho kugira ngo ute amafaranga mu kwishimisha gusa. Shyira imbere kwigira iguteza imbere gusa. Icya kabiri, ku birebana n'imikorere, ntukemere gukoresha amafaranga yawe mu buryo budafite inyungu. Icya gatatu, naho ku birebana n'ubuzima bw'igihe kirekire, shyira imbere inyungu z'igihe kirekire kuruta iz'igihe gito. Ugomba kwicara ukibaza uti ese nkeneye iki kugira ngo nzabe umunyabwenge ukomeye nko mu myaka 5 iri imbere. Nanone kandi wongere wibaza uti ese ibyo ndi gukora uyu munsi bizafasha umuryango wanjye mu gihe kizaza. Nanone uti ese ushobora kwiga uko natangira business cyangwa uko nakwiteza imbere aho gutekereza gusa kwishimisha. Wicara ugatekereza neza kuri ibi bintu, uzabona n'igitekerezo kandi ufata inzira ya nyayo y'ibyo ukeneye. Umwanzuro w'ibi byose tumaze kuvugaho, ugomba kubaka ubuzima bufite icyerekezo. Ugomba kumenya ko mu buzima atari ukugerageza gusa cyangwa se kugaragara neza mu maso y'abandi. Cyo ukwiriye kandi kunguka muri ibi byose yakwigishimo nyabyo bitava mu byo utunze gusa, ahubwo biva mu bushobozi bwo kubaho utari imbata y'amadeni ndetse no kwifuza. Niwicara ugafata imyanzuro uyu munsi, bizakurinda kudatakaza imyaka 10 iri imbere kwiruka mu bintu bitagufitiye umumaro. Rero igihe cyose ugiye gukora cyangwa se ugiye gufata icyemezo kijyanye n'imikoreshereze y'amafaranga, banza wibaze uti ese iki kintu cyafasha kuba umuntu ukomeye cyangwa n'ibyishimo by'akanya gato. Nanone wibaze uti nkeneye iki kugira ngo neze imbere ubuzima bwanjye kurusha kurebera cyangwa se gukurikira abandi. Ukwiriye kwigira muri ibi bintu. Ugomba kumenya ko ubuzima bwiza atari ukubaho nka runaka, ahubwo ubuzima bwiza ni ukubaho uri umuntu uzi icyerekezo cyawe kandi unashishikajwe kugera kuri icyo gitekerezo. Byongeye kandi ukabikora mu bwenge ndetse no mu mbaraga, kubera ko ubushobozi n'ubwenge n'imbaraga aricyo ubuzima busobanuye. Ndagushimiye twabanye muri iki kiganiro kuva cyatangira kugirana n'ubu gishoje. Uri umuntu w'agaciro kuri njyewe. Kugira ngo dukomeze duteze imbere umuryango mugari wacu, bacame yanyu 2MC Impamba y'Ubwenge, ndagusaba utarakanda subscribe uyikanda ugatanga ibitekerezo, haba hari indi nyunganizi cyangwa se ibyo wifuza ko tuzavugaho ndetse n'ibindi bitekerezo wabishyira hasi muri comment. Ikindi kandi ngusaba gusharinga iki kiganiro kugira ngo kigere ku bantu benshi. Ndabigushimiye.